umuraperi wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uwo bamwita Mentino Rama Hills, akaba yamaze kumurika inkweto za Satani. Iyi nkweto ikaba iriho ibimenyetso bisanzwe bikoreshwa n'abatemera Imana. Iyi nkweto ikaba yarakozwe higanwe inkweto yakozwe na Nike Air Max 97. Gusa Nike ikaba yahise itangaza ko ntayihuriye n'ikorwa ry'iyi nkweto. Reka nze turebe ibivugwa kuri iyi nkweto birambuye. Uyu ni Kim ubagezaho. Bibutsa gukora subscribe mukajya muba aba mbere mu kubona ibikorwa byacu. Iyi nkweto yakozwe n'itsinda ry'abanyabugeni ba MSCHF. Iyi nkweto urukandagiro rwayo cyangwa icyo wakita nk'umupira wayo ufite 60 kuri santimetero 3 ukaba urimo wino y'umutuku n'igitonyanga cy'amaraso. Ayo maraso akaba yaratanzwe na rya tsinda ry'abanyabugeni bakoze iyi nkweto. Ibyo nibyo buri munyabugeni wakoze kuri iyi nkweto yatanze amaraso ye, niyo mpamvu hakozwe inkweto nkeya, imiguru 666. Iyi nkweto ikaba yaragiye hanze tariki 27 Werurwe, aho hari muri 2019. Iyi nkweto ikaba iri kugura akayabo k'amadolari 1018, uyashyize mu manyarwanda arenga miliyoni y'amanyarwanda. Izi nkweto bazikora ntabwo bakoze inkweto imwe, bakoze imiguru 666. Iyo yose ikigera ku isoko ikaba yarahise ishira. Dore ikindi gitangaje kuri iyi nkweto, handikishijeho amagambo mu ibara ry'umutuku yo muri Bibiliya. Luka ibice 10 umurongo wa 18. Haragira ati, arababwira ati, nabonye Satani avuye mu ijuru agwa asa nk'umurabyo. Ibyo ni ibyanditse kuri iyi nkweto. Dore icyatumye inkweto ikomeza kuvugisha abantu benshi. Naho umuhanzi Mentino Rama Hills uzwi ku izina rya Lil Nas, ubwo yayamamazaga mu ndirimbo ye Yitwa Call Me By Your Name. Iyi ndirimbo igaragazwamo amashusho abahanuka mu ijuru ajya ikuzimu. Iyi si ikomeze kuzaho ibintu bimeze nk'aho bidasanzwe, aho mu bakristo bavuga ko ari cya gihe tugezemo kirangira ry'isi, aho bavuga muri biriya bavuga ko noneho Satani bagiye kujya bayikorera ku mugaragaro. Uyu muhanzi Lil Nas akaba yatangiye kugawa n'abaturage ndetse n'abakristo bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nike ikaba yahise itanga ikirego mu rukiko cy'uko bahagarika gukoresha ibirango byayo, dore ko iyi nkweto nubwo hari ibirango byahinduwe ariko akantu ka Nike batigeze bagakuraho. Iyo akaba ariyo mpamvu uruganda rwa Nike rwagiye mu nkiko rurega aba banyabugeni ba MSCHF. Iyi nkweto yiswe ya shitani ikaba iriho ibimenyetso bisanzwe by'abatemera Imana. Ibyo naho hariho mpande 3 n'umusaraba ucirutse n'umubare 666, hakiyongeraho n'umurongo wo muri Bibiliya iri muri Luka ibice 10 umurongo wa 18. Reka tuzahurire mu bindi biganiro. Ni Kim ubashimira, mugire ibihe byiza.